kuramya Imana kuzuye kudusaba kuyiha ibyiza biruta ibindi byose mu byo yaturagije. Biradusaba kuyiha igihe cyiza. Ese mu gihe Imana yaguhaye ujya ugenamo igihe cyo kugira ngo uyiharire kuyikorera? Cyangwa twabaye so busy ntabwo tukibona akanya na gato? Ijambo ry'Imana ririmo riravuga ngo tubanze kubyibanze, duha Imana ibyikwiriye, duha Imana igihe cyacu. Ese ugena igihe cyo kwegera imbere yayo ukibyuka ukimeze neza, ubuzima bw'iyi si butaragusaza, utaragera ku isoko ngo byicange? Ese uhitamo igihe cyiza ukeka ko ushobora kuba utuje ugafata iminota runaka ukayiharira kwegera Imana? Mwami, turi hano turakwiringiye. Hari ibyacu byananiranye. Mwami, tegeka. Mwami, tegeka kuri uyu munsi. Tegeka, turakwiringiye Yesu. Tegeka, vuga ijambo rimwe gusa kugira ngo ibyari byarananiranye bikurweho bishoboke. Tegeka Mwami, uburwayi bwari bwaranze gukira bukire mu izina ryawe. Tegeka Mwami, imibereho igoranye uca inzira Mwami aho zitagaragara. Tegeka Mwami, turakwiringiye. Tegeka Mwami, twizeye ijambo ryawe. Waravuze ngo uzabana natwe. Waravuze Mwami ngo muhumure ndi kumwe namwe. Tegeka Mwami, tegeka Mwami. Mwami, twereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Ngwino ukomeze uganiriza imitima yacu. Reka ukuri kw'ijambo ryawe, kwa kundi guca mu ziko ntigushye, kwa kundi kwahozeho kuriho kandi kuzahoraho, reka guhembura imitima yacu. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ndagira ngo nongere mbakire ari abari hano, ari n'abadukurikiye online, ari n'abazadukurikira mu minsi iri imbere. Mwese ndagira ngo mbashimire ko turi kumwe, kandi nongere nanone mbabwire ngo murakunzwe, mukunzwe cyane n'Imana kandi mukunzwe n'abantu bayo. Nikaze rero hano kuri Harvest Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero n'umuryango. Ndagira ngo wumve ufite ubwisanzure kuko uri mu nzu ya so. Dukomeje inyigisho zacu mu gitabo cya Malaki. Iki ni icyumweru cyacu cya gatatu mu byumweru 9 tuzaba muri iki gitabo. Nkuko mubizi hano kuri Harvest nta kindi tubereyeho uretse guhesha Imana icyubahiro. Nta kindi dutanga dufite uretse iri jambo ry'Imana, kuko iri jambo niryo ryaremye isi. Iri jambo niryo rikubiyemo ibyo dukeneye byose kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, kugira ngo abashe gukora imirimo myiza yose iy'Imana yiremeye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nta kindi tuzana, nta yandi magambo yacu, nta byiyumviro byacu, nta bitekerezo byacu, nta filozofi z'abantu n'ubuhanga bw'isi buzashira, ahubwo ijambo nyajambo, ukuri nyakuri, ubumenyi nyabumenyi, ubuhanga nyabuhanga. Ijambo dukeneye twese ni ijambo ry'Imana. Yesu Kristo turusha ubwenge asengera abigishwa be, arababwira ngo Data, arasenga ati Data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Kandi byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Niyo mpamvu ubu turi mu gitabo cya Malaki, kuko nacyo cyahumetswe n'Imana. Kandi turagendamo ibi byumweru 9 kugira ngo turebemo kwa kuri guca mu ziko ntigushye, kwa kuri kwari ukuri ejo hashize, kuraba ukuri uyu munsi kandi kuzakomeza kuba ukuri.
iki cyumweru rero ni icya gatatu. Icyigisho cya mbere n'icya kabiri twabivanye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu, kandi twarebeye hamwe tuhasanga amahame y'ukuri nyakuri, guca muziko ntigushe agera kuri 4. Ndagira ngo wowe utari uhari nyakwibutse vuba vuba kugira ngo tujye ku ihame rya gatanu cyangwa se ukuri kwa gatanu tuza kuganiraho uyu munsi. Twarebeye hamwe ku murongo wa 2 n'uwa 3, twahavanye ukuri yuko Imana iri hejuru ya byose. Turongera tubona yuko urukundo rw'Imana rurahambaye cyane, ntirugurirwa. Turongera tugeze ku murongo wa 3 n'uwa 4, tuhasanga ko Imana ntirenganya, umujinya wayo ufite ishingiro. Tugeze ku murongo wa 5, tuhavana ukuri kw'ijambo ry'Imana kwereka neza yuko umurimo w'Imana utagira umupaka. Ntiwagiraga umupaka muri icyo gihe, ndetse na Yesu ubwe aravuga ngo noneho nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, ati nuko mugende mu mahanga yose. Umurimo w'Imana ntugira umupaka. Uyu munsi rero tugiye gukomereza hamwe dusoma, turebe icyo Imana yaduhishiye kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi turasoma Maraki igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6 turageza ku murongo wa 14. Maraki igice cya mbere umurongo wa 6 turageza ku murongo wa 14. Ndagira ngo ubwo mwahageze rero, reka twese twubaha Imana dusoma ijambo ryayo. Umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so, mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti, izina ryawe twarisuzuguye dute se? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti, twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro, kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye icumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Noneho nimusabe Imana imbabazi itubabarire, kuko ari mwe mu biduhesha. Aho hari uwo muri mwe yakwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyampa hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa, simbishimira na hato, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi sinzemera ituro mu ntuye. Uhereye aho izuba rirasira kugeza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza izina ryanjye mibavu, bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti, ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi ibyo kurya byo kuri ayo meza ni ibinyagisuzuguriro. Kandi mujya muvuga muti, uyu murimo uraruhanya, ndetse murawinuba, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo ntabyakira, niko Uwiteka abaza. 14. Ariko havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigura ifite inenge, kuko ndi umwami ukomeye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu
mu banyamahanga. Mwami, banza tubabarire kuko twarakubahutse igitinyiro cyawe kirabura kuri twe, turagukinisha. Mwami, dufashe iri jambo ryawe kuri uyu munsi ritwigishe, kugira ngo twe kuba abuvuma, ahubwo dukomeze kuba abanyamugisha, kuko ari cyo waduhamagariye. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ijambo ry'Imana uyu munsi riraza ari iryawe, riraza ari iryanjye. Ndagira ngo nidukomeza kwinangira umutima, Imana iragera ku murongo wa 14, ariko havumwe abariganya, kandi twe turifuza kuba abanyamugisha. Uyu munsi amagambo tuganiraho aravuga ngo kwegurira Imana ibyiza kurenza ibindi mu byo yakuragije niko kuyiramya kuzuye. Kwegurira Imana ibyiza byawe kurenza ibindi niko kuyiramya kuzuye. Imana ntishaka abayiramya mu magambo no mu kanwa gusa. Ihame ry'ukuri guca mu ziko ntigushe, ijambo ry'Imana riduhishurira kuri uyu munsi wa none riragira riti, Imana ishaka ko kuyiramya kwacu kuba kuzuye. God expects wholehearted worship. Imana irashaka ko kuyiramya kwacu kuba kuvuye mu mutima, kuba kuzuye, kutayibangikanya n'ibindi, kuyiramya n'umutima wacu wose n'ibiturimo byose, kuyiramya mu mibereho yacu, kuyiramya bitari mu magambo gusa. Kuko Imana yadusezeranije kudukunda urukundo rutagira umupaka, urukundo rurenze igipimo, urukundo rutagurwa, urukundo tudakwiriye. Niyo mpamvu nayo yifuza ko kuyiramya kwacu kuba kuzuye. Kandi iyo tugarutse ku ijambo ry'Imana tumaze gusoma, turasanga yuko nyuma yo kwizeza abantu bayo urukundo rwayo ruhebuje, ihita ivuga ku myitwarire yabo. Abo nkunda ndabacyaha nkabaha ibihano. Ihita ivuga kuyiramya kwabo kutuzuye, gucagase. Itese mwebwe murashaka ko mbaha amahoro, murashaka ko mbakiza, murashaka ko mbayobora, murashaka kumboneraho ihirwe n'ishema muri byose, ariko ukuramya kwanyu ntabwo kwatura ububasha bwanjye. Kuramya ni ukwatura ububasha bw'Imana, ni ukwatura no guhamya ko Imana iri hejuru ya byose na bose. Ni ukubwira Imana uti urahambaye, urarengeye, uri hejuru, mu isi yose ntawe mwagereranywa. Ariko ntubivugisha amagambo, ukabivugisha ibikorwa, ukabivugisha imibereho yawe n'imibanire yawe. Ibyo ukora bikagaragaza koko kuririmba ngo urarengeye, urahambaye, uri hejuru y'amajuru. Iyo ubiririmba bitajyanye n'imibereho n'ibikorwa byawe, Imana yumva ari urusaku gusa ruyiza imbere. Ibyo dutekereza byose, Imana irashaka ko ibitekerezo byacu tubyeguriye Imana. Ukwifuza kw'imitima yacu tukayikunda, kuyirutisha ibindi byose twifuza mu buzima. Amahitamo yacu tugaharanira guhitamo iby'Imana ishaka n'ibyishima. Imana yacu ni Imana ifuha, ntishaka ko tuyibangikanya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kuyiramya yonyine rukumbi, nta kindi na kimwe kiturangaza mu gihe turi imbere yayo, ikatuganza twese hose hose.
murongo wa 6 twasomye haravuga ngo umwana yubaha se n'umugaraga kubaha shobuja. None niba ndi so mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Kuramya kuzuye guhera kukubaha no gutinya Imana. Imana iravuga ati reka mwebwe mvugane namwe, mwebwe nimwe muhagarariye abantu, mwabatambyi mwe muhagarariye abantu. Ese kuramya Imana kwanyu, kuramya Imana kwanyu, kuramya Imana k'umukumbi muhagarariye kumeze gute? Ese mumpesha agaciro gakwiriye? Iyo dutinya Imana tuba duhamya gukomera n'ububasha byayo. Iravuga ngo igitinyiro cyanjye kirihe, icyubahiro mu ngomba kirihe, nk'umwami wanyu, nk'Imana yanyu. Ko n'abatware banyu bo mu isi babaka imisoro mukayibaha, njyewe baza mukabatinya mugatitira, njyewe icyubahiro cyanjye mu ngomba kirihe? Mwe muhagarariye abantu banjye mwanyubashe mute? Niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kirihe mwaranyubahutse? Harvest Mahoko, Harvest mu Rwanda, Harvest Tanzania, muri Kenya n'ahandi hose, Chemichemi, Almag, ese muranyubaha cyangwa mwaranyubahutse? Murakabije kumenyera. Twakubahutse dutese. Umurongo wa 7. Mwanyubahutse gute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, mwatambye ibidashyitse, mwatambye ibidakwiriye, mwatambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye. Niyo mutambye icumbagira nirwaye ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja? Wayimutura se yagushima cyangwa kemera kukwakira? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Mbese mu yandi magambo, ni gute mwebwe abantu b'abagabo n'abagore bazima nahaye umugisha, kaba narabahaye akazi, mukaba mufite ibyo mutunze n'ibyo mwinjiza, mwifata mukiyibagiza ko Imana ibashakaho kuyikiranukira, ukazana umuganura mu byo wunguka byose ntubikore, kandi muri abana banjye? Ni gute umugabo n'umugore nyamugabo yagiriye neza ushakisha ukazana akanoti ka 500 nako gapfuye atari uko yabuze, andi ufite n'ibindi ugahangara ukaza imbere nguzanye ituro kandi uzi ko ntacyo rimaze, nta n'icyo rikwatse? Uri mu biki wabyihoreye ko Imana ibigaye? Kuki uvifata ukavunjisha ibiceri kandi nta bundi bukene ufite, ngo urashaka kugira umuhango gusa ngo ugaragare ko nawe watambutse mu batura? Uri mu biki wabyihoreye ko Imana atari umukene, ko ishaka ko kuyitura kwawe kuva mu kuyikiranukira, ko nta kibuze, kandi ko ishaka ko nubikora iguha umugisha? Umva, niba twifuza ko umugisha wayo uba kuri twe, tugahunga umujinya wayo, reka tusigeho gukomeza gutamba ibidashyitse, sigaho gukomeza gutamba ibidakwiriye, sigaho gukomeza gutamba impumyi, sigaho gukomeza gutamba izirwaye, izicumbagira. Imana irakuburira uyu munsi kureka gukomeza kwibesha ngo ntacyo bitwaye. Sigaho gukomeza gutamba izirwaye, niba ushaka ubyihorere. Irakubaza ati ese mbese yo
wayitura shobuja? Ese wayimutura yagushima? Ese ako kanoti upfunyapfunyika n'umushitsi wagusura kamugurira na fanta? Ese koko icyo ngicyo nicyo koko ufite? Imana ntabwo idusaba ibyo tudafite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe usabwa gutura icyo atagenje ute adafite. Ese koko watekereje kugukomera kw'Imana? Watekereje kuguhambara kw'Imana? Uravuga ngo ikimana nicyo nje imbere yawe kugira ngo nguture, kugira ngo ngutambire, cyangwa ni umuhango? Hari igihe njya gusura abantu ugasanga umuntu yagiye gushaka na fanta, nkatekereza ahantu fanta yavuye, nkashaka nkabura, nkabona ni nka kure cyane, kubera ko bavuze ati umushumba pastor araza kudusura, yagerageje ku buryo niyo baba ya sukari bari kuvuga ngo ntago ndi kunywa fanta muri misi, nkavuga ati Imana iyo ngiye kuyinywa rwose uyu mukecuru niyi fanta ye iyi ni ntayinywa Mana. Ariko reka mbabwire, ni gute wubaha umushumba wawe? Ni gute wubaha abapastor? Ni gute wubaha abashitsi? Ni gute wubaha abandi kurutisha Imana? Kuramya Imana kuzuye gutangirira ku kuyitinya no kuyubaha. Niyo mpamvu ivuga ngo igitinyiro cyanjye kirihe, icyubahiro cyanjye kirihe? Ko naguhaye akazi koko kucuruza, kuhinga, kufite inkako nzizi. Ese koko ibyo bintu ukora, ibyo bintu utura, koko birakwiriye? Birerekana koko kuzi uwo ndiwe? Birerekana kuzi ko ntacyo ngukeneyeho? Bihera kukumva neza agaciro k'Imana no gukomera kwayo. Kwiri hejuru y'ibintu byose, kwiri hejuru y'abantu bose, gutinya Imana no kuyubaha bigaragarira mu byo tuyitura, mu byo tuyegurira, mu buryo tuzi imbere yayo, duhindishwa umushyitsi no gukomera kwayo. Murongo wa 8, murongo wa 9, wa 12 kugeza ku wa 14a, turahabona yuko kuramya Imana kuzuye kudusaba kuyegurira ibyiza kurenza ibindi. Kuramya Imana kuzuye kudusaba kuyegurira ibyiza kurenza ibindi. Murongo wa 8 mwahasomye ngo kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye. Urakomeza usome ugeze hari. Aya magambo aragaragaza ko Imana yarakajwe no kuba batayegurira ibyiza kurenza ibindi byose bafite. Muturi impumyi, ireba, komeza umanuka usome, irakomeza ibabwire, reba ukomeze umanuke urebe uburakari bwayo uburyo basobanurira. Reba 13 ba, uyu muri muraruhanya ndetse murawinuba, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira, niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Kuramya Imana kuzuye kudusaba kuyegurira ibyiza kurenza ibindi dufite. Imana yifuzaga ko nibajya kuyitura amaturo yabo baturanya mwinziza, batoranya mwinziza kurusha izindi. Itungo rifite inenge cyangwa ritarenza ayandi byerekanaga ko urituye adahaye Imana agaciro ikwiriye, bikayirakaza cyane. Murabizi ko tutakiri mu isezerano rya kera, ariko amahame n'inyigisho dukuramo ntabwo bitandukanye n'ibyo bya kera. Ubu
ntabwo Imana iragusaba inka kuko nta nka zo woroye. Ubu turatura mu byo dufite. Niba uzoroye irazishakamo. Niba uri umuhinzi, ese ibyo uhinga, ibyo usarura, niba uri umukozi, niba uri umucuruzi, irashaka ngo tuyikiranukire mu byo yaturagije. Kandi Imana ntabwo ishaka kudusaba ibyo tudafite. Ubu dutura amafaranga n'ibyo twejeje mu mirima ndetse no mu maturo yacu, ariko ihame ryo gutoranyiriza Imana mu byo yaguhaye ni ukuri guca mu ziko ntigushye. Ni ukuri kwahozeho, ni ukuri kuriho, kandi ni ukuri kuzahora iteka ryose. Kuko nitugera no mu ijuru tuzabana n'Imana iteka ryose tuyiramya, kuramya kuzuye, kandi tuzambikwa amakamba ajyanye n'imirimo twakoze. Kuramya Imana kuzuye kudusaba kuyiha ibyiza biruta ibindi byose mu byo yaturagije. Biradusaba kuyiha igihe cyiza. Ese mu gihe Imana yaguhaye ujya ugenamo igihe cyo kugira ngo uyiharire kuyikorera? Cyangwa twabaye so busy ntabwo tukibona akanya na gato? Hari abantu babaye so busy kugeza ubwo babaye busy ibifite agaciro barabyirengagiza. Bahereye ku Mana barayirekayo, basigaye bameze nk'aba ngaba, igitinyiro cyayo baracibagiwe. Ibifite agaciro barabireka bakurikizaho imiryango yabo. Abana babo ntibakibabona, imiryango ntikibabona. Barimo barahiga amafaranga n'ubutunzi bidafite akamaro, bikajya kurangira abana no kubagarura ku murongo bitagishobotse. Ijambo ry'Imana ririmo riravuga ngo tubanze kubyibanze, duhe Imana ibyikwiriye, duhe Imana igihe cyacu. Ese ugena igihe cyo kwegera imbere yayo, ukibyuka ukimeze neza, ubuzima bw'iyi si butaragusaza, utaragera ku isoko ngo byicange. Ese uhitamo igihe cyiza ukeka ko ushobora kuba utuje, ugafata iminota runaka ukayiharira kwegera Imana? Cyangwa bene icyo gihe nicyo uba wirebera umupira, nicyo uba wikorera ibindi? Ese uha Imana, warangiza ya minota ya nyuma ugiye gusinzira ukaba aribwo wibuka ngo ariko ziko ntasenze. Mana wakoze kuturinda. Bamwe nta na amen bavuga kuko asinzira n'isengesho ritaranarangira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo reka twihane, reka twikingirane, reka ibyo byo tubanze tubireke, tubanze tureke ibyo byo gutura ubusa by'imigenzo, tubanze twihane kugira ngo tugaruke Imana dushimwa nayo, tubashe kuza imbere yayo tudatinya, tubashe kuyibutsa ti dore Mana ibuka, ibuka, ibuka. Ukorana umwete umurimo wawe. Ese umurimo werekeje amaboko yawe ukorana umwete bitewe nuko wizera ko Imana ariyo databuja mukuru, kandi ko ariyo yashyizeho umurimo kugira ngo iduheremo umugisha, tubashe kubona ibidutunga, ibitunga imiryango yacu, ibyubaka ubwami bw'Imana n'ibyo gufashisha abakene? Cyangwa uri muri ba bandi badashaka gukora? Niyaje imbere y'Imana ntabwo aza kugira ngo yegere Imana ayiramye, kugira ngo aze ayiramye kuko ari Imana ikwiriye gushimwa, ikwiriye kuramywa, ahubwo aza imbere y'Imana agira ngo aje kuyiborogera, ngo aje kuyisaba kugira ngo imanure mana. Ubu ntabwo tukiri mu butayu. Imana yashizeho umurimo kugira ngo Imana iduhere umugisha mu mirimo yacu. Reka Uwiteka ahire imirimo y'amaboko yanyu muri iki cyumweru. Ibyo muzerekeza amaboko yanyu Imana izabibaheremo umugisha, ariko ikirenze ibyo irashaka kugira ngo muyikiranukire. Irabaza ati se urimo urasakuza ngo nguhe umugisha, wowe uranyiranukira? Ese wowe wicaye hano, iyo wisuzumye
usanga wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe bwose, koko ukamuha ku muganura w'ibyo wunguka byose nk'uko bikwiriye. Ese ko Imana itaburana nawe kwiza ibyo utunze? Ese ibyo ukora koko bijyanye n'iby'Imana yaguhaye? Ibyo utanga buri cyumweru, buri kwezi, koko bijyanye n'iby'Imana iba yakuronkesheje? Ese uragira ngo Imana irabwira ubwoko bwayo kuko hari ibyo ikennye? Ni ukwizi neza yuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka, kandi izi neza yuko kuyumvira biri mu nyungu zacu. Imana ibarakariye nk'uko umubyeyi arakarira umwana. Hari umusore narimo yabaye umugabo, ubu ni umugabo tuvugana muri iyi minsi tuganira, barambwiye atumva njya nicuza icyatumye nanga kwiga. Data yaranjyanaga akanankubita ngo nige nkanga, akampondagura, yampa minerivare nkayirya, atuze ejo bundi ko mperutse gutwara abantu, umuntu akavugana nabo mpagaze aho, we bakamuha 250, njyewe nkabatwarira 100,000. Akandya 100 mpagaze aho kubera kuvuga gusa icyongereza cyananiye. Nibyo baye muri iki cyumweru, ntabwo ari inkuru mbi. Atariko igihe data yanjyanaga ku ishuri nkasimbuka kugeza igihe ndiviriyemo. Imana nayo hano impamvu icyaha aba bantu ntabwo ari uko Imana yakennye, nuko izi neza yuko kuyubaha, kuyumvira, kuyikiranukira biduha umugisha kurenza kutayumvira. Mureke kumvira ab'isi, mwumvira Imana. Uwaguha 100,000 ugahereza Imana 10,000 ugasigarana 90, Imana ikavuga ngo humura mwana wanjye, turi kumwe, nzaguha umugisha, nzagufasha, uranyumviye, turi kumwe nawe, twari 90,000. Nundi ugahagarara hano, wowe fata 100 ubage wifashe. Ibyo watoranya ni ibihe? Imana iri hano irakubwira ati rero wowe ufata 90, nge nzaba ndi kumwe nawe, tuzajyana aho uzaba uri, nzaba ndi kumwe nawe, ndi hafi yawe, bugufi yawe, tuzagendana. Ariko biragusaba ko 100,000 ubonye ujye umpa 90, ujye usigarana 90, ushira 10 hariya. Undi nawe ariko wowe ushatse uyahitamo 100, ariko bage wifashe. Kuramya Imana kuzuye bidusaba kuyegurira ibyiza kurenza ibindi mu byo yaturagije. Bitabaye ibyo, Imana iracakwihanganiye gusa kugira ngo irebe ko wakwihana ugahinduka, kandi umujinya wayo ntabwo uri kure y'abayigomekaho, nkuko twabibonye ku murongo wa 14. Ese irimo irabaza ngo uzagerageze gusura shobuja wa hano mu isi. Niba wari wasaruye ibirayi, urebe bwa bundi bw'ubujuri, bwa bundi bwatemaguritse, ubushyire mu kantu, ugende wikoreye, ugende urebe shobuja, aba ari ugenda umuture. Nurangiza witahire ugaruke ku kazi. Imana irimo irabaza ngo mbese wowe uretse nanjye, uwo shobuja we mu isi we yagushima? Ese yakwakira? Kuramya Imana kuzuye kudusaba gufata ingamba zikakaye, drastic measures. Ndagira ngo wongerere muri Bibiliya yawe, reba umurongo wa 10 verse 10. Haravuga ngo iki? Icyama hakagira uwo muri mukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gitambo cyanjye ubusa.
simbishimira na hato, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi sinzemera ituro mu ntuye. Imana irimo iravuga ati aho kugira ngo wowe wiruhirize ubusa, uri umugabo, naguhaye ibintu, ufite inka, ufite amatungo, ufite ibintu byose, urameye, urahinga ukeza, uracuruza ukunguka, aho kugira ngo uze ubeshe abantu kugira ngo bakubone, n'akanoti wafashe wazingazinze k'igihumbi kadafite aho gahuriye nawe, muri kugira ngo ugaragare uzi imbere. Irimo irakubwira ngo kareke, ubanze ugende upfukame, wihane, umenye uwo ndi we, kuko urimo urahomba, kuko ibyo nta mugisha bikuzanira, urimo urinyaga. Kandi wibuke ko nta mubare Imana irimo ishyiraho. Irimo iravuga ngo kuko ijambo ry'Imana dusoma iravuga ngo Imana ntabwo isaba umuntu gutanga ibyo atagenje ute, ibyo adafite. Hari ugomba kuzana 100, wibuke wa mukecuru, rya 100 cya giceri kikaba ari cyo. Tekereza nk'ubu cya giceri, ngewe nshobora kuza bitewe n'ibyo Imana yampaye, katanga 10,000 buri munsi, cyangwa 20 cyangwa 50, undi agatanga 100, twese tukabatunganya bitewe n'iki. Narabwiye ngo iyo dutanga, Imana irashaka si umuntu ituro koko arimo arazanana nko kuvuga ngo Mana warakoze, azi ko ari njyewe arizanira. Igitinyiro cyanjye kirihe? Si birutwa nuko yabyihorera. Iyo dutuye, hari abantu bambwiye ngo ariko se ngo mushomba ngo ibyo ngo nukurira, ndabwira niko kuri. Iyo dutuye, Imana ireba ibintu bibiri. Yesu daravuze ngo nuko ngo batura, ngo Yesu ngo areba hehe? Areba mu cyibo. Alo? Nuvuga ngo irareba bari gutura, none ikareba hehe? Mu cyibo. Ni ukuvuga ngo hari abantu babigize nk'umugenza, akaza agashorerana n'abandi kaka, kandi ngo ni umuhango kugira ngo agaragare. Imana irakureba, niyo akaza agaseseka yihishe. Abantu benshi bakunze guseseka bihishe, kuko nawe ubwe biragayitse, ntashaka ko bigaragara. Ariko aza yihishe, ni umuhango gusa kugira ngo bambone ko nanjye nagenze ute. Irimo iravuga drastic measures, ushatse ibyo wabireka, kuko ndakuzi na cyagiye wari uri kubipanga mbere y'uko uhaguruka, ndakuzi, just leave it. Usanga unsenge kugeza igihe uzumva ko ari ngombwa kuza imbere yanjye, uze mu bikari byanjye muzanye ituro. Cyagiye uzaba wumva ko ko ngiye kujya mu nzu y'Imana, ngiye kujyana iki nateguye. Ngo areba mu cyo, yarangiza ikareba ibyo utanze, yarangiza ikabigereranya n'ubushobozi bwawe bwo gutanga. Halo? Niyo mpamvu mu bari batanze irareba ati uyu mukecuru. Ntabwo Imana yavuga ko yashimye ko yatanze igiceri, oya, ahubwo yabigera ngo uyu we yatanze ibyo yarafite. Mu yandi magambo, mwe mwatanze byinshi mubesha abantu. We muri iki cyumweru winjije 1,000,000, ariko wazanye 5,000 kubera kusengana n'abakene. Twebwe twabonye twakoreye 3, twakoreye 2, turabayede. Ubwo niwe watanze menshi, ariko wowe winjije 1,000,000 wari gutanga n'100,000 kandi ntugire icyuba. Icyamba hakagira umuntu ufunga inzugi z'ingoro yanjye, maze ntimwongere gucana umuriro wo gukoranya ibitambo by'imfabusa ku rutambiro rwanjye. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Ravuga ngo rega simbishimira, kandi amaturo mu ntura nayo sinyashaka. Kugira ngo ese hari umuntu ushobora guhagarara mu cyuho akanga ko Imana ikomeza kugayishwa no gutesha agaciro? Umwe wo kwemera guca bugufi imbere y'Imana akavuga ati Mana yanjye, simburana nawe, nsabye imbabazi. Icyamba kuri uyu munsi twese tugataha tuvuga ngo Mana, nsabye imbabazi, guhera uyu munsi wa none ndashaka kukuramya ku buryo bwuzuye.
umwe wo kwemera ko arambiwe kwishushanya kandi ko azi neza ko ari umujura mu nzu y'Imana, ko yiba Imana, ko amaturo ye asuzugurisha Imana kandi agaragaza ko nawe ubwo atazi ibyo arimo. Nimubireke mwe gukomeza kwiteza ibyago n'umuvumo ngo n'abandi babigenderemo. Ese nyuma yo kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, ni izihe ngamba zikakaye tugiye gufata kugira ngo ubashe kuba umwigishwa wa Kristo uhiramye Imana mu buryo bwuzuye? Ese hari ibituma gukiranukira Imana bikugora ugiye gufata ingamba zo kureka? Ese hari ingeso yakuzonze ugiye gufata ingamba zikakaye ukirinda kugendana n'abatuma bikorohera kuzijyamo? Ese nubwo bufite ukumva nkaho ibyo utunze ari byo bikubeshejeho, aho kugira ngo wumve ko tubeshejweho n'Imana kandi ko kugendana n'Imana ari byo biduha umumaro n'umugisha? Ese hari ibikurangaza bituma utagira umwanya n'umwe ugenera Imana buri munsi? Ese wafata ingamba zikakaye ukagena iminota buri munsi ugenera Imana kugira ngo uyegere, ujye usoma n'ijambo ryayo? Gukunda impiya ni wo muzi w'ibi byose. Niba wowe ubwawe ubara ugasanga ibyo ukora, ibyo utanga bidahwanye n'ibikwiriye Imana, yewe ukaba ugeze naho wananiwe n'iby'abafarisayo ubwayo batigeze bananirwa, uribeshya ko uri kumwe n'Imana kandi uri kure yayo. Ese wafata ingamba uhereye uyu munsi kugeza umwaka tuwushoje ukiyemeza gukiranukira Imana, ukareba ko Imana itaguha umugisha ukabura naho uwushyira? Ese witeguye kumvira Imana? Abafarisayo ubwayo, mu bufarisayo bwabo ntibigeze bananirwa yewe na kimwe mu icumi. Niyo mpamvu mu isezerano rishya kimwe mu icumi atari itegeko, ahubwo ni urugero fatizo tugenderaho. Ari n'abafarisayo ntibyabananiye. Ese aho ntiwaba n'iby'abafarisayo batananiwe, wowe byarakunaniye kandi ukabuza hano ugahagarara ugahangara kuririmba ngo Mana urahambaye, ugahangara kuvuga ngo Mana ushyizwe hejuru kandi nta gaciro uyiha? Kuramya Imana kutuzuye gutuma izina ry'Imana ritamamara, nyamara kuyiramya kuzuye gutuma izina ryayo ryamamara. Twasomye ngo uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi ahantu hose bosereza imibavu bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ku murongo wa 14b twasomye ngo kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Mu yandi magambo, Imana iri kukubwira iti reka kunsuzugura, ntabwo ndi uwo gusuzugurwa, unzanira ibitagira umumaro, bigumane byihorere, kuko uhereye aho izuba rirasira ukagera aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye, ntacyo nkennye, ntacyo ngukeneyeho. Ibyo ngukeneyeho ni ukugira ngo nguhe umugisha ngendane nawe. Irimo irakubwira ngo ekonomi yanjye irenze hano iwanyu gusa, kubasaba gukora si uko nabuze abakora, ahubwo ni ukugira ngo mbahe umugisha, kuko abo kunkorera barahari. Ahantu hose bosereza imibavu bakantura amaturo aboneye, kuko bazi ko izina ryanjye rikomeye. Nta soni mufite
mwarangiza mugakomeza kuza kunsakuriza ngo muransenga mutanyubaha, ngo munyubahishe ibyo mufite byose, munyereke ko ndi hejuru ya byose, nanjye mbasukeho imigisha yanjye mubure aho muyikwiza. Atari ko mwebwe, Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 12 bakoresha amagambo nakunze haranze ngo ariko mwebweho ndabagaye. Ijambo kugaye, ariko mwebweho ndabagaye. Abadashaka kugawa n'Imana kuri uyu munsi ni bande? Abifuza ko Imana itatugaya ni bande? Ndagira ngo tuze gufata umwanya wo gusaba Imana imbabazi. Ariko mwebweho muransuzugura kandi mukinuba muti mbega gahato, nuko amatungo yakomeretse cyangwa acumbagira akaba ariho yo mu ntura. Murongo wa 14 ngo havumwe undiganya wese akampigura bene iryo tungo akarintura kandi afite amatungo adafite inenge. Mu yandi magambo, muratinyuka koko mukamenyera, mugahangara koko ngo muzanya amaturo, mugahangara koko nta rusoni, murashaka ko mbavuma. Yesu arabishimangira yuko kuramya Imana bisaba kubanza kuyikiranukira, maze muri Yohana ibice 4 ku murongo 23 aravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu kuri no mu mwuka, kuko Data ashaka ko benabo ari bo bonyine bamusenga. Paulo nawe abishimangira mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 1 aho yavuze ati mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Bana kuyikorera gucagase, gukwiriye. Ntabwo ari ukuyikorera ko kwikiza kugayitse guteye isoni, kwa kundi gutuma ushobora kureba ugasanga itsinda runaka cyangwa irindi runaka n'irindi runaka bigizwe n'abagabo n'abagore bazima Imana yagiriye neza mu bifatika, ariko wareba raporo y'imirimo yabo ugasanga uretse kugayisha Imana iragayisha na ba nyirayo, irababuza umugisha kuko babakorera kugawa n'Imana. Baba bari muri ba bandi Imana ivuze ko batanga binuwa nta gaciro babihaye, badaha agaciro uwo bagiye gutura, bityo ko nibatihana ngo bumvire Imana ku muvumo w'Imana ubagiyeho. Icyampa tugahitamo kumvira no kwihana. Nsoza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ndagira ngo duhaguruke. Niba wumva utsinzwe n'urubanza, haguruka usaba Imana imbabazi, kuko kuyikiranukira biduhesha umugisha. Imana nta kintu na kimwe ikeneye. Iravuga ngo wowe urapfukama ngo Mana ntabara, ngo Mana nkiza, ngo Mana mpa umugisha, ngo Mana ngirira neza. Ese urayikiranukira? Ese koko ibyo wowe uri gusaba wigenzuye, wisuzumye, urumva ikwiriye kubiguha? Irimo irabaza ati ese shobuja yagushima kuri musaba ngo Mana ndasaba kungirira neza, ndasaba kumumugisha mu mirimo yanjye ya buri munsi, ese irashaka kugushima? Imana idufasha cyane. Ijambo ry'Imana ritweze, riduhanire gukiranuka. Ijambo ry'Imana ritwemeze aho twatatiriye igihanga uko haba hangana kose, ritwemeze ibyaha byacu, ritwemeze intege nke zacu zatumye dutezuka kugira ngo tugaruke ku murongo. Aho twananiwe n'iby'abafarisayo nyabufarisayo batananiwe, tukagera aho dutura ibisa n'impumyi n'izicumbagira n'izikomeretse. Imana itubabarire.
kugira ngo kuramya kwacu kube kuzuye. Imana itubabarire kuko Imana iri hejuru ya byose. Urukundo rwayo kuri twe ntirugurwa, ntigurirwa, rurahambaye. Kandi umujinya wayo iramitse iduhanye ntabwo yabiturenganije, kuko umurimo wayo ntugira umupaka, kandi irashaka ko ari twe tuwugiramo uruhare, kandi irashaka ko kuyiramya kwacu kuba kuzuye, kugira ngo natwe ya migisha yayo yose itanga ibi yacu. Ndagira ngo tujya gusenga ko tugiye no gutanga amaturo, tubanze ndasoma uyu murongo twese turawusubiramo, byo ku Ngoma ya mbere 16:29. Mwaturire Uwiteka yuko izina rye rifite icyubahiro. Mwaturire Uwiteka yuko izina rye rifite icyubahiro. Muzi imbere ye muzanye ituro. Musenga n'Uwiteka ubwiza bwo kwera. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ntabwo duhana kuko twanze, ntabwo tuganiriza amagambo akakaye kuko twanze, ahubwo duhana nk'abana bawe kuko twifuriza ibyiza, kuko twifuriza imigisha, kuko wifuza kubona imigisha yose y'ubumana bwawe tuyibonera muri Yesu Kristo. Mwami, turagusabye kugira ngo ijambo ry'Imana ritweze, ridutunganye, ridushyire ku murongo, buri wese yisuzume ku giti cye. Mwami, uduhe umugisha uhereye none kugira ngo umenye ko twihanye. Uduhe umugisha mu byo dukora, umenye ko tugiye kugukiranukira. Mwami, reka Mwami imirimo tuzakora uhereye none, yaba iyo mu buhinzi, yaba iyo mu bworozi, yaba iyo mu bucuruzi, yaba mu mirimo dukora, reka ineza n'icyubahiro n'ubwiza bwawe na favor yawe ibe kuri twe. Urakoze kuko tubabariye, urakoze kuko duhaye inzira, urakoze kuko waduhaye ijambo ryawe. Reka utwereshe ukuri. Mwami, wakire n'amaturo tugiye kugutura mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.